Reka nanone nongere mwere ikaze inshuti ya M Studio channel igenda kugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri ino video y'uyu munsi tugiye kureba hamwe ukuntu wakikorera logo ya channel yawe mwizi ibona hano hejuru. Imbere na mbere banza kandi subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uri uwa mbere, kandi nkuko murambabwira iteka nijya ushimishwa na video twakoze ujye utubwira muri comment, kuko biradufasha kandi bituma dukomeza gukora ibintu ko tuba twabiteguye. Nkuhaye ikaze kugira ngo twigire hamwe. Please banza kandi subscribe, kandi ujya ushimishwa na video zacu cyangwa ibyo twakubwiye niba wabikoze bikabukura, ujye ugaruka ubyandike muri comment ndetse na sharing ino video. Nkuhaye ikaze, reka dutangire step by step. Subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro tubagezaho buri gihe ufungura akazogera, kandi nujya wishimira video zacu please ujye kandi subscribe, like ndetse na sharing izi nkuru zacu cyangwa izi video zacu kugira ngo zigere ku bantu benshi. Fata agakaye n'agakaramu ubundi dutangire step by step wigira uko wakikora logo ya channel yawe. Mwahaye ikaze. Guys, nkuko nakubwiye ko tugiye kureba hamwe uburyo bubiri bugiye butandukanye. Tugiye guhera kuri step ya mbere. Ni nko kundi ushobora kureba logo runaka ukayikunda ko gati nanjye ndashaka logo nk'ingiyi. Urugero nshobora kujya kuri YouTube nka search nka logo wenda ya The Choice nkuko ibona gutya, narangiza nkayikora screenshot. Noneho wowe utegereze ndaza kwereka ukuntu uraza kubikora kuburyo nawe wabona logo nk'ingiyi. Rero mbere na mbere mushimira ugejeje kuno munota ndetse musaba kugira video yose kugeza irangiye. Rero umaze gukora screenshot ya foto cyangwa ya cover, urayikatinga ukayigira ugakuramo nyine ibidakenewe. N'urugero ko dusacinge indi logo runaka ya channel runaka tuzi abantu bose mugiye muzi, kadusacinge ya MI cyangwa M Irene Empire nayo, maze tuyikorere screenshot, maze tuze kuzikatinga, maze nze kubereka ukuntu turaza gukora logo zimeze nka za zindi. Guys, nkubwira ko nujya usimishwa na video zacu cyangwa tugukorera, ntukajye ugenda udakanze subscribe, like ndetse na comment. Niba wishimira ibyo tugezeho ubona ko byari aricyo byakumariye, ujye ubitubwira. None ukiza ko tugiye gukoresha bita ChatGPT dukora amafoto yacu cyangwa dukora za logo zacu. Nkuko nakomeje kubabwira ati ChatGPT ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, n'utaza wayikora wajya kuri Play Store ukayistara muri telefone yawe. Noneho nitugera hano tumaze gufungura ChatGPT, reka gatoya mbanze nkuremo iyi email maze ninjizemo indi inze dukomeza. Guys, ni ukuvuga ngo numara kwinjira kuri ChatGPT uzinjira kuri ukanza hano ndetse continue with Google, maze uhitemo email ya ushaka ko uza gukoresha kuri no ChatGPT. Kuko nakomeje kugenda babwira ko nzagenda basobanura no ChatGPT kuko niyo isigaye kuri ibintu byinshi bigiye bitandukanye bisigaye bifasha abantu benshi cyane. None twe tuzahitamo, wowe niba uri mushyashya uzabaza gusa gushyiramo amatariki igihe wavukiye, ndaza kubikwereka niba ngombwa. Gusa reka tubanze turebe gutya, maze nitumara kugira ngano noneho tugiye gutangira gukoresha za screenshot twagiye dufata ya logo atandukanye. Ngiye ubona ko tugiye gukoresha logo z'abantu cyangwa nkuko ubona logo ukayikunda ko ati nanjye nifuza gukora logo nk'iyi ngiyi. Uzaza ukandi hano mweretse kuri kano kantu kari hano kameze nk'agafoto nkuko ubona ndi kubikwereka muri screen yawe. Numara kuwakanduza na foto hambere, maze tugereze gato kugira ngo tujye mu mafoto ari kuri telefone yacu. Nkuko ubibona kuri screen yawe urabibona, uzaza uhitemo logo ya ushaka imeze nka kwa kundi wishaka nyine ya logo runaka, uzivuga ati nanjye ndashaka logo imeze nk'iyi ngiyi. Itumara kuyishyira tuzategereza gatoya. Guys, mbabwira ati nuko ugenda udakanze subscribe kuko ni iby'agaciro, kandi nuko ugiye usimbuka video utayirebye kuko hari byinshi uba wibujije cyangwa ngo utarutse ujye ugira. None kindi waba uzi ikinyarwanda cyangwa icyongereza uzandika ati nkorera logo nkuko ubona muri screen yawe. Wabyandika mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza nta kibazo, na ChatGPT irabikora neza. Nkorera logo imeze nk'iyo, wandikeho nkuko ubibona muri screen, andikeho. Reka tugereze M Studio TV show
nawe niko uzayibwira ibintu byose ushaka ko kuko icyo ibwiye nicyo igukorera. Muri make wowe urayitegeka maze ikagukorera. Nyuma rero kubyandika ibyo wifuza uzaze kandi kuri kano kantu ubona k'umweru gasa nk'akareba hejuru, maze utegereze iminota mike babanze badukorere ya logo yacu. Niba ugije kuno munota uri uw'agaciro, kandi burya ndakubwiza ukuri uri uw'agaciro cyane. Urabona ko bazahita bakubaza utubazo dukeya, namara kutukubaza nk'uko ubibona uzahita udusubiza nurangiza ukomeze. Ngo tuzategereza iminota mikeya cyane maze badukorere ya logo yacu. Urabona ko batangiye gukora ya logo yacu, bizafata iminota mikeya cyane. Mu gihe tugitegereje banza kandi subscribe. Urabona ko ya logo yacu bamaze kuyiducreatingira. Wow, it's very amazing. Urabona ko imeze neza nk'uko Yago TV show yari imeze. Urabona ko bimeze kimwe, photocopy nta tandukaniro. Rero noneho type ya kabiri ariyo ngiye kubereka, cyangwa igice cya kabiri aricyo tugiye kwinjiramo. Uno kuntu uzayidownloadinga ni gutyo uzayikandaho uyifungure, maze ukande kuri kano kanditse save, izahita ijya kuri telefone yawe. Guys, ese niba ugeze kuno munota ibitse ukanda subscribe. Niba wishimiye ibiganiro byacu tugenda tukugezaho guys, nuko bigenda udakanze subscribe, nukubwira ngo ino ChatGPT ushobora kuyitegeka ibintu byose ushaka kandi ikabigukorera neza 100% nk'uko wabyifuje. Noneho guys, nukuvuga ngo noneho uburyo bwa kabiri ni kwa kundi uzaba ufite igitekerezo cya logo ushaka, amabara cyangwa uko yifuza, noneho uzayibibwira. Nkuko ngiye urabona yabwiye ati ndashaka unkorere logo nziza ya channel. Uzayibwira uko ubishaka cyangwa bitewe n'igitekerezo cyawe ufite. Ya YouTube nanjye aha nayibwiye uko mbitekereza cyangwa uyo bitewe na logo nashakaga bitewe n'ibiri mu mutwe wanjye. M Studio nkuko ubonanye muri screen nawe amagambo nanditsemo, ushobora kwandikamo amagambo ushaka yari yose bitewe na logo ushaka, karazi uko uzabiteye byose ukabibwira, byaba ari mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza izahita bigukorera. Rero umaze kubikora uhita ubyoreza kuri kaka nakweretse, tugakandaho unabazahita batubaza amabara wifuza, uburyo bw'ikoranabuhanga, buri kintu cyose hano uzagisubiza. Mara kugisubiza utegereza bisoma byose, ugenda usubiza urebe rimwe uzisubiza, ariko ushyiremo kakato gutyo ugenda usubiza kugeza byose ubirangije. Ntabwo ngo wandike ibigambo byinshi, ugenda ubibwira muri make maze nayo ikikorera. Nanjye reka ngende nsubiza nk'uko nanjye mbyifuza, ubundi turebe koko niba biraza gukora. Ndagusabye ino ChatGPT muyibyaza umusaruro kuko ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ari nabyo nzakomeza kugenda basobanura intambwe ku yindi. Ni ukuvuga ko nawe waragize kuri uno muyoboro wa M Studio, aha niho hantu ukwiye kuba uri, niho hantu hari inyungu nyinshi, niho hantu hazakwigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, uko wabyaza imbuga nkoranyambaga umusaruro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, utuntu ubusobanuro bw'amazina ndetse n'ibindi. Noneho ndagusabye niba ugeze kuri uno munota ntukajye wibagirwa gukanda subscribe, like ndetse na comment niba wanyuzwe n'ibiganiro byacu cyangwa ino nkuru aricyo yagufashije, wisharingira n'abandi guys kugira ngo nabo babashe kumenya ibyiza nk'ibi ngibi wabatanze. Mwibutsa kugenda kugezaho ikiganiro ari Yidi Amen, imfura y'u Rwanda, umwe ubakunda cyane byahamye, ikoranabuhanga mu mutima wanjye uko nicyo kintu nkunda kurusha ibindi, niyo mpamvu genda mbakorera ibintu nk'ibi ngibi. Reka tugeze tumare kwandika turangiza bitewe n'ibyo bigendaga batubaza, maze mwereke uzahita usendinga, maze batakubwira ati okay, bazahita bakubwira ukuntu bagiye kuyikora ibyo babwiye, maze utegereze badukorere ya foto cyangwa ya logo yacu nk'uko ubibona batangiye kuyikora. Vuga ngo nyuma y'iminota mikeya urabona ko bamaze kudukora ya logo yacu nk'uko twayisabye. Bye, tuzabona ubutaha.